ubundi imyaka 25 niho hari ikintu gifatika cyo kwerekana. Nkuko twabitangiye tubivuga, byatangiye ari kumvikanisha Afrika haguruka ku bantu batiringira ko nabo ubwabo bahaguruka. Birakomeza bigera ku gutangira kubwira abantu amagambo yabaha ibyiringiro ko bashobora gukoresha impano zabo, ko nta nkomyi bashobora gukora, bashobora kwigirira icyizere. None ubu ngubu hari ibikorwa byo kwerekana. Hari ibikorwa byo kwerekana abantu batangiye Afrika, abantu bavutse Afrika haguruka itangira cyangwa batangiye na Afrika haguruka bamaze kugera kuri. Akaba ari yo mpamvu nyamukuru yo gukora yubiri, gushima Imana. Yenda niyo ngingo ya mbere, gushima Imana ko ni urugendo rufite ubuhamya bw'ibintu byagezweho mu buryo butandukanye, yaba ari ku rwego rw'itorero, yaba ari ku rwego rw'abakristo ubwabo, yaba ari ku rwego rw'imikoranire hagati y'amatorero rya Zion Temple n'andi matorero, yaba ari uburyo icyo Afrika imaze kuba cyo. None ko twizihiza isabukuru y'imyaka 25 Zion Temple ibayeho, nuko hariho byinshi bifatika Zion Temple yagezeho. Nguko twabigarutseho, Zion Temple ikora ku misozi itandukanye, ariko by'umwihariko uretse ubuzima bw'ubusabane n'Imana no kongera gusabanisha abanyarwanda. Ndavuga abanyarwanda kubera ko niho yatangiriye, ariko naho igeze hose abantu barongera kandi bakiyunga. Byajwe ry'ibyiringiro rituma abantu bongera kwiyunga, bari bafite amacakubiri. Icyo ni kimwe, turabona u Rwanda rwarahindutse. Uruhare rwa Zion Temple mu bumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda ni igitsi ku mutima, nishimwe ducelebratinga, tuvuga tuti kubera ubutumwa bwiza, ubutumwa bwa authentique bwatumye abanyarwanda bongera kwiyunga. Igiterane cya Afrika haguruka kitazabera noneho kuriza muri Zion Temple gusa. Igiterane cya Afrika haguruka nk'inyigisho zimwe zizaba ziri muri Anglican, Anglikani, kubera ubwo bufatanye. Nanone tuzaba turi mu bufatanye n'itorero Foursquare. Iyo ntabwo ari Zion Temple, nanone nuko ngo ni ubufatanye hagati y'amatorero muri iryo yerekwa rya Afrika haguruka. Nanone n'itorero Calvary, nanone ni muri rwa rwego rw'ubufatanye, ngo inyigisho zijyanye no gusengera Afrika no kumenya agaciro ko gusengera Afrika zabera muri Calvary. Iza business zibere kuri Foursquare, izijyanye n'umuryango, n'ibyerekeranye n'umuryango zibere muri Anglican Church, mu Banglikani. Hanyuma inyigisho zijyanye n'uburezi zizabera muri University ya ULK hariya ku Gisozi. Ibyo byose umuntu yabibona mu rwego rwa partnership. Mu rwego rwa partnership no kumva ko Afrika haguruka atari ya Zion Temple, yego niho iyerekwa ryavukiye binyuze mu mushumba mukuru waryo, ariko birimaze kugera hirya no hino kandi rirakirwa neza. Ikindi kintu nakongeraho kijyanye na appreciation, uburyo zakirwa, usibye gusiga icyo kintu cyo duhuriyeho tukumva ko nk'umubiri wa Kristo, nk'amatorero ari ikintu tugomba gufatanya tugakora neza. Navuga impinduka mu bantu. SG yabivuzeho ibigo byagiye bishingwa, ariko iyo urebye nka televiziyo yavutse muri Zion Temple, muri Authentic Word Ministries, navuga ko ari televiziyo ikurikirwa cyane ya gikristo. Hari naho twagiye baratubwira bati ni televiziyo ya famille, ni televiziyo ushobora kwicaraho ababyeyi bashobora kwicaraho n'abana babo batikanga ngo haraza gucaho ibintu bikoze by'urukozasoni. Igiterane, kuko iki si igiterane kireba iby'umwuka gusa cyangwa iby'iyobokamana gusa, ni igiterane, ni nk'amahugurwa abantu baba baje kwihugura mu bucuruzi, baba baje kwihugura mu burezi,
abantu baba baje kwihugura no mu myizerere. Abapasiteri baza muri iki giterane ku musozi, ibyo twita umusozi cyangwa se sekiteri y'idini, abapasiteri baje bigishwa uburyo bayobora amatorero yabo neza. Hari abagiye batangiza amatorero cyangwa se ibyo twita za minisiteri, imirimo bakora. Hari ibifatika. Turebye imwe mu mibare y'ibyabaye muri iki giterane, imyaka 25, dusanga abantu hafi 10,000 barakejejwe, abantu hafi 4,800 barabatijwe. Iki giterane cyitabiriwe n'abantu hafi 279, ibihumbi 279. Iki ni igiterane, ubutumwa bwavugiwe muri iki giterane bwarebwe byibuze inshuro miliyoni 40 ku isi hose. Iyo urebye umusozi wa media uko wigishwa muri Afrika Haguruka, wigishwa ariwo namwe muriho, wigishwa nk'umusozi ukwiriye kujyana amakuru y'inspiringa, amakuru yubaka, amakuru y'ibyiringiro, atari amakuru atuma abantu biheba, amakuru yigisha, amakuru ahugura. Navuga ko iyo nanone ari indi achievement, ikintu cyagezweho mu rwego rw'inyigisho za Afrika Haguruka, inyigisho nziza, inyigisho zifasha abantu, inyigisho zubaka abantu, inyigisho ziha abantu ibyiringiro. Yenda ni byinshi umuntu yanyuramo, yenda umuntu yavuga na businesses. Dufite aba businessmen benshi bagiye bavana inyigisho muri Afrika Haguruka, bato urubyiruko rukigirira icyizere. Nyuma yo kwigirira icyizere bagatangira ibikorwa. Hari abashinze ibigo by'amashuri atari amashuri ya secondaire, universite, ahubwo amashuri ari ku rwego rw'isi yose. Hari ikigo kiri hirya ahangaha gihugura abakozi bohereza mu mahanga. Gutoza abantu kumenya Imana, gutoza abantu binyuze mu cyo twita discipleship. Hari inyigisho mu byiciro, mu nzego zitandukanye. Icyiciro cya mbere, cya kabiri, cya gatatu, cya kane, cya gatanu, iyo umuntu azirangije azivamo azi icyo gukora, azi icyo Imana yamuhamagariye, icyo azabaco hano ku isi. Harimo igihanda cy'ubuzima, dukeneye ubuvuzi buteye imbere. Uretse gusa ubuvuzi buteye imbere, ariko n'uburyo tugomba gutwara imibiri yacu. Bibiliya iratubwira ngo imibiri yacu ni urusengero rw'Umwuka Wera, kandi tugomba kuba dufite ubuzima bwuzuye mu buryo bw'umwuka, mu buryo bw'umubiri, ndetse no mu bugingo. Dufite amarangamutima meza, dufite umwuka mwiza, dusabana n'Imana, kandi dufite n'amagara mazima. Hakabaho n'igihanda cy'ubutabera, cya justice. Zion Temple ni itorero ritegura abantu, abamisiyoneri, kugira ngo bajye ku misozi 7. Muri iyo misozi 7, uwa mbere n'imiryango, iyo miryango yacu ishobore kubakwa neza. Uwa kabiri n'uburezi, kugira ngo abana bacu barerwe neza. Uwa gatatu n'umusozi w'idini, kugira ngo tugire abaramyi, abantu bazakorera Imana neza bayiramya. Hariho ndetse n'umusozi wa politiki. Ku musozi wa politiki niho hariho ubuyobozi bwiza. Iyo ubuyobozi bwiza buri mu gihugu, Bibiliya iratubwira ngo iyo abakiranutsi bagwiriye mu gihugu, igihugu kigubwa neza. Igihugu gikeneye abakiranutsi, gikeneye ubutabera, imanza zitabera, kuko Imana yacu ni umucamanza utabera. Bene data, Zion Temple nababwira yuko atari idini, ahubwo ni umugambi w'Imana ku isi, kuko dufite misiyo yo gutegura umugeni wa Kristo, kugira ngo igihe Kristo azaza azasanga umugeni wa Kristo yiteguye atabebera, binyuze mu nyigisho zitandukanye, binyuze kuri iyo misozi 7 namaze kubabwira, binyuze mu kuhangana n'ibyo bihanda 5 maze kubabwira. Dufite n'amabuye 5 yo gushobora kubitsinda nk'uko Dawidi yanesheje Goliyati. Bavandimwe, nababwira kuko umugambi wa Zion Temple ni mugari, ni muremure, kugeza ubwo Kristo azagaruka agasanga itorero rya Kristo ryiteguye. Ni ukuboko Imana ikoresha kugira ngo ibashe gutegura itorero rya Kristo, ariko kandi rikorera no mu misozi, kuko ubuzima bwacu Zion Temple nk'uko nabibabwiye
n'ubuzima tubamo hanze. Ku cyumweru tukajya muri celebration. Iyo tumaze kwiga za nyigisho tukajya mu buzima busanzwe, mu kazi ugiye gukora, niba ari mu burezi, niba ari no mu buhinzi, niba ari mu miryango, ku bijyanye n'imibanire, niho ubuzima bwa Zion Temple bw'aba authentique, ubuzima nyakuri bw'umukristo nyakuri bubera hanze. Iyo tuje mu rusengero tuba tuje guhimbaza Imana no kuyiramya no kongera kuyumva, hanyuma tugataha. Ngiyi impamvu Imana yaduhaye guhishurirwa n'uyu mugambi wa Afrika Haguruka, kugira ngo dushobore guhagurutsa Afrika. Ubuzima bw'umuntu iyo buhagurutse, urugo rwe rugahaguruka, umuntu akava mu bujiji, akava mu ndwara, akagira uburenganzira n'ubutabera, babwije ukuri, icyo gihe ubuzima nyakuri buba butangiye. Niyo mpamvu tubwita kuko ari ubuzima nyakuri. Murakoze, nkaba mbashimiye gutega amatwi kandi mbabwira yuko umugambi w'Imana ikoresha Zion Temple urakomeje, kandi icyo Imana yaduhamagariye niyo yagitangiye muri twebwe, niyo kwizerwa kandi izagisohoza. Murakoze. Murakoze, mwiriwe neza. Turashima Imana ko dushoboye kugira iyi gahunda yo kuganira no kwibukiranya amateka ya Afrika Haguruka imyaka 25. Ni ukuvuga ngo uyu mwaka iraza kuba ibaye ku nshuro ya 25. Izaba itariki 4 kugera 11 z'ukwa munani, kwezi gutaha, ukwezi biragukwatana. Ubundi Afrika Haguruka itangira mu mwaka wa 2000 yari message imeze ari message cyangwa ijwi rirangurura rimeze nk'ubuhanuzi. Umuhanuzi avuga ibirabwira umuntu bizaba, akamubwira amagambo amusubizamo ibyiringiro. Niko ijambo Afrika Haguruka ryumvikanye mu mwaka wa 2000. Mu by'ukuri aho ryavugiwe mu Rwanda ryari ijambo rigoye kumva icyo risobanuye. U Rwanda ukurikije amateka yacu, uko igihugu cyari kimeze n'imitima yacu nk'Abanyarwanda uko yari imeze, ryari ijambo rigoye kumva, kwakira, kwiringira. Ni ukuvuga ngo rero Afrika Haguruka yatangiye ari ijwi rirangurura, ijwi ry'ibyiringiro, message of hope, ibyiringiro ku bantu basaga naho ibyiringiro biri kure, ibyiringiro byo kubaho, ibyiringiro byo kongera kwiyubaka, ibyiringiro byo gusubizwa agaciro ka muntu. Afrika Haguruka itangira muri ubwo buryo mu mwaka wa 2000. Nyuma yaho hakurikiraho imyaka yakurikiyeho igera kuri 5, message zari zo kwiyunga, kuko aho amateka umuzi w'amateka y'u Rwanda wari uri hari mu macakubiri ashingiye ku moko, ashingiye kuri ubuyobozi bubi bwaje kuvamo jenoside yakorewe Abatutsi. Twese tuzi ko turi Abanyarwanda ibyo twanyuzemo. Haza rero message z'ibyiringiro bishingiye mu kwiyunga no gukira ibikomere, reconciliation and healing. Icyo kibi cyiciro cyakurikiyeho, imyaka yakurikiyeho. Umva urugendo rw'imyaka 25 ni rurerure. Tuva mu gihe muri periode ya message y'ubuhanuzi yamagarira abantu kwiyunga, no ina declaring cyangwa se yamamaza gukira kw'ibikomere. Twinjira mu yindi periode ya Afrika Haguruka, cyane cyane yari kuri kwigirira icyizere. Kuko ngo ijwi nanone rirangurura ry'ibyiringiro rivuga ko umuntu dukwiriye kwigirira icyizere. Natwe twari mu ishusho y'Imana, twaremwe n'Imana, turi abantu nk'abandi. Noneho aho ngaho niho habaye cyane urujya n'uruza rw'Abanyafurika baza muri Afrika Haguruka. Urumva yatangiriye mu Rwanda,
ariko igera ahantu noneho ya mesaje y'ibyiringiro itangira kwinjira kugera ku bihugu duturanye ndetse n'ibindi bihugu bigize umugabane wa Afurika. Abantu batangira kuza. Icyo gihe u Rwanda rwari rutangiye guhinduka mu mwaka wa 2012, mwaka wa 2013, ya mesaje y'ibyiringiro itangira kugira ubuhamya, ibintu bihamya ko iby'Imana yakoreye ahandi, iby'Imana yakoresha abandi, natwe yabidukoresha. Ariko twibukiranye, urumva ni Afurika haguruka, si Rwanda haguruka. Ariko aho Imana yahisemo ko bibera, ibinyuze mu mukozi, mu mushumba mukuru wacu wagize iyerekwa, n'aha mu Rwanda. Imana rero iri yo kwiringirwa, u Rwanda rurahinduka. Uko twese tuzi amateka y'u Rwanda, uko rwahindukaga, kandi akaba ariho ubutumwa buvugirwa bwa Afurika haguruka, riba urugero rwiza, ibingobyi y'iryo jambo rya Afurika haguruka. Ushatse kureba ishusho ukuntu Afurika yahaguruka akaza mu Rwanda, si ibyahakorerwa gusa, ahubwo n'ubutumwa bwahavugirwaga. Ibiterane birakomeza, byitabirwa n'abantu baturutse muri Congo, Uganda, mu Burundi, Tanzania, muri Nigeria, Afurika y'Amajyepfo, Zimbabwe, Mozambique, Gabon, Mauritania, Sierra Leone. Ibihugu bitangira kuza, baza bakumva iyo mesaje yabo, bakumva iyo mesaje y'ibyiringiro, mesaje ivuga umucyo ahari umwijima, nabo ari mesaje yabo barayakira. Tuva aho ngaho twinjira mu kindi cyiciro, aho Afurika haguruka yaje ifite mesaje yo kwereka abanyafurika imbere, ibereka guhinduka kwa Afurika muri sfere, mu bice birindwi, uko Pasiteri Jerome yarabivuze, ngo guhinduka k'ubuzima bw'umunyafurika muri rusange mu buryo bwose. Ubukristo bukagaragara, indangagaciro za gikristo zikagaragara mu bucuruzi, hakabaho impinduka, hakagaragara mu muryango, uko twubaka imiryango yacu, uko turera abana, indangagaciro za gikristo naho zikaba zagira impinduka zizana. Nanone muri sfere y'uburezi, uko turera abana, uko tubatoza, uko barerwa mu mashuri, uko bahabwa indangagaciro, ibyo nanone bikavoma mu ndangagaciro za gikristo, bigakomeza bikajya muri sfere y'amadini, uburyo abantu bayoboka Imana, uburyo abantu baramya Imana, basenga Imana, bumva Imana, basobanukiwe Imana. Nanone hakavoma indangagaciro za gikristo, kuko tuzi ko iyo umuntu avuze Imana bisobanura ibintu byinshi cyane. Bivuze Imana tuyiramya mu buryo butandukanye, kuri hereye mu mateka aho ukajya mu madini atandukanye. Ibyo ni ibintu bitandukanye, ariko Afurika haguruka na mesaje zakomeje gutangirwamo zaganishaga abantu kureba indangagaciro za gikristo no kuvomamo ibyatuma umuntu yiyubaka agatera imbere. Yenda ahangaha nagira, mbere yuko ndangiza, nababwira cyane cyane ubu ngubu aho mesaje zari zigeze ziganisha. Urugero nk'uyu mwaka iravuga ngo duhaguruke twubake, haguruka wubake. Harimo ibintu umuntu yavuga bitatu. Icya mbere, hari uruhare rw'Imana, ariho twavuze indangagaciro z'ubukristo tuvana muri Bibiliya yera, twemera ko yahumekewe n'umwuka w'Imana. Aho tuvana sense cyangwa se sense ya responsibility, kuvuga ngo uzana impinduka ari uko wafashe inshingano zawe ukazihagararamo neza. Yaba ari mu bantu bacuruza bakabikora, kandi bakabikora neza na excellence, nk'uko Imana yacu ari Imana ya excellence. Yaba ari abubaka imiryango, uko dushaka, uko dutoza abantu mu miryango yacu, uko twitwara, nanone bakabikora bafite sense ya responsibility, kuko Imana yaraturemye, tureba mu ishusho yayo, iduha ubwenge, ishyiraho ko abantu bazororoka binyuze mu muryango, irawurema, iwuha ishusho yawo. Ni ahantu hagomba kugaragara ubumana, ariko tugafata responsibility, si ibintu biza ngo bibe gusa. Bigakomeza bikajya mu burezi,
nanone indangagaciro za gikristo, amashuri agenda abaho, ahayenda umuntu yasubiza amaso inyuma akareba amashuri menshi yagiye ashingwa n'ibigo bya gikristo, ariko nanone amashuri yigisha ubwenge agasiga indangagaciro iruhande. Amashuri arera abantu bazi ubwenge ariko badashobora kwitwara neza muri sosiyete, bashobora gukora ibintu bitari byiza nk'uko amateka ya Afurika agenda bitwereka. Iyo urebye ibihugu byinshi bya Afurika, si uko bibuze abantu bize bafite ubumenyi bwa shimi, bafite ubumenyi bw'imibare, ahubwo habura indangagaciro. Iyo urebye urugero ruswa mu bihugu bitandukanye nyinshi, icyo ukeneye cyose, serivisi yose ukeneye, kandi bayaka abenegihugu bafite ubwo burenganzira ku bintu bafitiye uburenganzira. Ukajya ku buryo ubucuruzi bukorwa, abantu bakoreshwa bavanwa muri Afurika bakagurishwa, bifitanye isano n'amateka ya Afurika. Usanga Afurika ari umugabane ukwiriye kwiha pole, ariko ahangaha muri Afurika haguruka bikazira mu ijambo ry'Imana. Muri Yesaya igice cya 40 umurongo wa mbere avuga ngo humuriza ubwoko bwanjye, comfort my people. Kubera umugabane wa Afurika ibyo wanyuzemo mu mateka menshi y'ubukoroni n'ibindi byagiye bikurikiraho, ijambo ry'Imana uko navuze ngo Afurika haguruka ni ijwi rirangurura ry'ibyiringiro. Afurika haguruka ije ihumuriza abanyafurika ibabwira ngo mukomere, muhaguruke, mwiyubake, ejo hanyu hashobora kuba heza muramutse mwumvishije ijambo ry'Imana kandi mukaryumva. Narangirizaho kugira ngo ibindi turaza kubiganira mu bibazo. Pastor Barbara, imbere yawe hari igitabo kidasanzwe, reka tukibereke. Reka mujye muri icyo gitabo, turagira ngo mu mwanya muto Pastor Barbara tubwire ibiki by'ingenzi bikubiye muri iki gitabo. Ese ni igitabo kizaboneka muri edition cyangwa ntikiraboneka, cyangwa nanone mu by'ukuri ni ibiki biri muri icyo gitabo? Murakoze cyane. Iki gitabo ni igitabo gikubiyemo amateka ya Afurika haguruka y'imyaka 25 itambutse. Ni igitabo cyateguwe na Authentic Word Ministries Zion Temple Celebration Center. Ni igitabo cyitwa Africa Arise and Shine, a 25-year journey of awakening the continent. Afurika haguruka urabagirane, urugendo rw'imyaka 25 yo guhagurutsa uyu mugabane wacu wa Afurika. Ni igitabo rero kirimo ibice bitatu. Harimo igice cy'amateka, bimwe mu by'abambanjirije bavuzeho, amateka y'ukuntu uyu murimo watangiye, ukuntu Afurika haguruka yatangijwe mu Rwanda. Ni igitabo nanone kivuga present, cyangwa se ibi bihe turimo, aho igiterane kigeze uyu munsi. Nk'uko Pastor Robert yarabivuze, uko hagiye habaho impinduka mu myigishirize cyangwa se inyigisho zatangwaga n'ibyagiye biba mu giterane, hakabamo igice cy'ejo hazaza, future, cyangwa se ibyo twifuriza uyu mugabane wa Afurika, ibyo twifuriza ejo hacu hazaza nk'Abanyarwanda, yego, ariko nk'Abanyafurika. Ni igitabo nanone kireba impact cyangwa se ibifatika byabaye muri iki giterane mu buryo bufatika, imibare. Harimo ndatanga ingero zihuse, ariko hari byinshi kubera ko iyo urebye imyaka 25 iki giterane kibaye, ni imyaka abantu basengeraga u Rwanda, basengeraga umugabane wa Afurika, bigaga ku buryo bahindura ubuzima bwabo, uburyo bahindura uyu mugabane. Ni imyaka 25, hafi iminsi 10,000. Ibintu rero byabaye muri iyo minsi hafi 10,000 ni ibintu byinshi, ntago byose byajya mu gitabo kimwe, na ama editions menshi, ariko hari ibikorwa bifatika byagiye biba. Bimwe mu byihuse, hari amashuri yagiye atangizwa
hari za businesses abantu batangiye, abantu bitabiriye iki giterane, kuko iki si igiterane kireba iby'umwuka gusa cyangwa iby'iyobokamana gusa, ni igiterane, ni nk'amahugurwa abantu babajemo, abantu babaje kwihugura mu bucuruzi, babaje kwihugura mu burezi, abantu babaje kwihugura no mu myizerere. Abapasiteri baza muri iki giterane ku musozi, ibyo twita umusozi cyangwa se sekiteri y'idini, abapasiteri baje bigishwa uburyo bayobora amatorero yabo neza. Hari abagiye batangiza amatorero cyangwa se ibyo twita za minisiteri, imirimo bakora, hari ibifatika. Turebye imwe mu mibare y'ibyabaye muri iki giterane imyaka 25, dusanga abantu hafi 10,000 barakejejwe, abantu hafi 4,800 barabatijwe. Iki giterane cyitabiriwe n'abantu hafi 279, ibihumbi 279. Iki ni igiterane, ubutumwa bwavugiwe muri iki giterane bwarebwe byibuze inshuro miliyoni 40 ku isi hose. Ni ku mbuga nkoranyambaga, media coverage n'uburyo inyigisho z'iki giterane zagiye zitambuka. Imibare dufite itwereka iyi myaka itambutse kuva twatangira gukoresha streaming, kuko hari imyaka igiterane nanone cyabaye ari amakasete gusa, abantu bafata amakasete bakayohereza bene wabo hanze, ariko kuva twatangira streaming, kuva twagira radio na televiziyo byacu, ubutumwa bumaze kurebwa inshuro zirenga miliyoni 40. Ubu ni ubutumwa rero bumaze kurenga u Rwanda bukagera mu Banyafurika, kuko iki giterane gikurikirwa kuri Star Times, ahantu Star Times igera, kuri Canal Plus. N'abantu bitabiriye iki giterane muri imyaka ishize bagiye basubira iwabo, nk'uko Pastor Robert yabivuze, bagiye basubira iwabo, ibintu bigishijwe bakabishyira mu bifatika, mu bikorwa. Bubatse amashuri, abatangije ubucuruzi mu bihugu byabo, muri communities zabo. Iki giterane cyagize impact. Rero Authentic Word Ministries yafashe icyemezo cy'uko yatanga incamake y'ibyabaye mu gitabo. Ngira ngo turabizi, ushobora kuba ntari buvuge neza, hari imvugo yo mu Gifaransa ivuga ngo les paroles s'envolent et les écrits restent. Amagambo turayavuga akaba yaguruka akagenda, ariko ibyanditswe bihoraho. Kwandika rero ni intwaro ikomeye yo gusigasira amateka yacu nka Authentic Word Ministries, kandi turatekereza ko iki atari cyo gitabo cyonyine, ariko twatekereje ko kuri isabukuru y'imyaka 25 hasohoka igitabo gitanga mu ncamake ishusho y'uyu murimo, y'iki giterane. Hari n'abantu baba batazi ibi tuvuga by'imisozi, bati imisozi ni iki. Iki gitabo nanone gisobanura imisozi ni iki, kireba imisozi ku rwego rwa Afurika. Ese umusozi w'umuryango kuri Afurika uhagaze ute, watangiye ute, uhagaze ute? Ese kuri governance, ku ubuyobozi muri Afurika bwari bumeze bute nyuma y'ubukoloni, uyu munsi ubuyobozi bumeze bute? Iki gitabo kireba iyo misozi, ariko kikareba no kuri parti ya future, igice cya future. Iki gitabo kikareba ibyiyumviro cyangwa se ibitekerezo tugomba gutekereza. Harimo amashapitire amwe n'amwe nka Africans Connecting in Destiny, Abanyafurika guhuriza hamwe kugira ngo ejo hacu hazaza nk'Abanyafurika hazaba ari heza. Hariho shapitire yitwa Standing on the Shoulders of the Great, duhagaze ku bitugu by'abakomeye. Ni shapitire yandikiwe urubyiruko ndetse n'abayobozi bariho mu nzego zitandukanye uyu munsi, gutekerereza ejo hazaza, kuko umugabane wa Afurika niwo mugabane, the youngest continent, ufite urubyiruko rwinshi. Ese urubyiruko rw'ejo muri izo sekiteri zose rurimo gutegurwa gute? Turategura abacuruzi b'ejo hazaza mu myaka 25 gute? Turatekereza gutegura ababyeyi bo mu miryango mu myaka 25 gute? Abakozi b'Imana mu myaka 25 barategurwa gute? Abapasiteri b'ejo hazaza niko navuga, abarezi b'ejo hazaza barategurwa bate? Hakabaho na shapitire ivuga ngo the role of the church in discipling Africa, uruhare rwa Afurika mu gutegura, uruhare rw'itorero mu gutegura Afurika y'ejo hazaza. Itorero ni ahantu abantu benshi, ntabwo tureba Zion Temple, turavuga amatorero yose, turavuga umubiri wa Kristo.
amatorero ni ahantu abantu bose bajya ku cyumweru. Abanyafurika ni abantu bagira imyizerere mu iyobokamana. Abantu bajya gusenga ku cyumweru mu matorero atandukanye, ntabwo tureba Zion gusa. Ese barimo kubwirwa iki? Baratozwa gute kugira ngo ejo hazaza h'Afurika, ejo hazaza h'ibihugu byabo, ntiturebe u Rwanda gusa, bategurire ejo hazaza. Niyo mpamvu rero iki gitabo cyanditswe kugira ngo cyigishe, kibashe bamwe gusobanukirwa amateka no kumva intumbero, kuko mu bice bya nyuma hariho n'inzozi dufitiye umugabane wa Afurika. Hari parti twise Prophecies for Africa, ubuhanuzi kuri Afurika, indoto dufitiye umugabane wacu. Mu ncamake igitabo rero mu minsi iri imbere kiraba cyahageze. Kizagurishwa kuri Zion Temple, ariko kizagurishwa no mu yandi ma libraries cyangwa se aho bagurisha ibitabo muri Kigali. Vuba aha ngaha ku mbuga nkoranyambaga tuzabibamenyesha. Akoze cyane, Imana ihe umugisha abo bose uko ari batatu batuganirije. Reka rero dufate umwanya wo kugira ngo abanyamakuru bifuza kugira icyo mubaza. Umwanya ni uwanyu, wenda twatangira twakira nk'ibibazo bitatu. Wenda ushobora kwiha nk'iminota 30, noneho ukaba mwabaza ibibazo. Wenda ntangira ndifuza kubasaba yuko tuza kubaza ibibazo ku bijyanye na Afurika Haguruka ndetse n'urugendo rwa Zion Temple imyaka 25 kugira ngo ikiganiro kize kuba objectif. Murakoze. Aduhereye aha, hanyuma Joel, mushiki wacu, hanyuma n'ubundi turakomeza. Murakoze Raymond. Reka twumve Joel, hanyuma mushiki wawe turaza kugaruka. Murakoze Joel y'umukamana. Ikibazo mbaza ndakibaza basabaga igitabo. Yavuze yuko mu gice cyacyo harimo na profesi cyangwa indoto zifurizwa Afurika. Tuzi yuko muri Afurika havuka akenshi kuba bitandukanye ubuhanuzi butandukanye cyane bw'intumwa y'Imana bufasha kuba babikubaza. Ese muri izo ndoto cyangwa muri ubwo buhanuzi bugaruka kuri ibyo bizwi byagiye bivugwa Afurika izaba imeze y'ejo hazaza, ni ibiki muri makeya mwaduciramo by'uburyo Afurika yifuza hazaza? Murakoze Joel. Deborah. Murakoze yitwa Brenda. Wenda twishimiye kumva ibyo bagezeho mu gihe cyose bifatika nka Afurika Haguruka. Nshaka kubaza noneho mwumve mesaje y'ibyiringiro mwaje. Ese ni uburyo noneho aho gukora umutima wawe gute mwumvise kuri iyo mesaje yakiriwe gute, haba mu Rwanda n'umwe kuko nyine niho amateka yacu no muri Afurika muri rusange amateka yacu. Ese mesaje yakiriwe mu bantu umutima wawe? Murakoze. Mutwemereye twakakira ibibazo by'abandi babiri, hanyuma tukaza kugira tuhere ku mushiki wacu hariya, then witwa Israel, hanyuma dukomeze. Murakoze. Nshaka kubabaza
avuga izina itangazamakuru. hanyuma ikindi ndashaka kubabaza gutambuka nini iragutse kandi dufite amatorero menshi mu bihugu bitandukanye ku isi nabazaga niba hari gahunda ihari wenda yo kuzayimura ikaba yagera mu kindi gihugu noneho n'imbere mu Rwanda. Murakoze. Israeli yo Imana ibibazo bikomeye n'igitabo. Ikibazo cya mbere ni ururimi igitabo kizakiza n'icyongereza cyangwa kizakira mu ndimi nyinshi ubwo niba ririmo barabisobanurira. Ikibazo cya kabiri kuri wallpaper y'igitabo cyangwa se kuri dogere yacu twabonye ko tubasha kumenya n'abantu n'undi muntu ntabona neza dusobanura impamvu y'abo bantu icyari aho bonyine cyangwa ko icyari aho. Murakoze cyane. Ku kibazo cya Reymo kijyanye n'ibyo Zion Temple yishimira, niba Jerome yaza kugisubiza ndetse akavuga ibyo Zion Temple yishimira byaba byaragezweho muri iyi myaka 25. Nanone ku bibazo bijyanye na Afurika Haguruka, umwihariko wa Afurika Haguruka, mesaje yakiriwe gute, ikibazo cyabajijwe na Brenda, ndetse Afurika Haguruka mu bindi bihugu. Nanone kubera iki imyaka 25, aza gusaba ko Pastor Robert abidusubiza. Ku kijyanye n'impamvu hatoranijwe abantu bake muri benshi babwirije muri Afurika Haguruka kuri iki gitabo, Barbara aragisobanura, ndetse n'ibijyanye n'ibyo twifuriza Afurika muri rusange. Kaduhere n'ubundi kuri Secretary General. Murakoze. Ni ikibazo cyiza cyane kugira ngo uyu munsi wa none tube twizihiza isabukuru y'imyaka 25 Zion Temple ibayeho, nuko hariho byinshi bifatika Zion Temple yagezeho. Nguko twabigarutseho, Zion Temple ikora ku misozi itandukanye, ariko by'umwihariko uretse ubuzima bw'ubusabane n'Imana no kongera gusabanisha abanyarwanda. Ndavuga abanyarwanda kubera ko niho yatangiriye, ariko naho igeze hose abantu barongera kandi bakiyunga. Ryajwe ry'ibyiringiro rituma abantu bongera kwiyunga, bari bafite amacakubiri. Icyo ni kimwe. Turabona u Rwanda rwarahindutse. Uruhare rwa Zion Temple mu bumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda ni igitsi ku mutima, nishimwe ducelebratinga tuvuga tuti kubera ubutumwa bwiza, ubutumwa bwa authentique bwatumye abanyarwanda bongera kwiyunga. Ariko nanone ntabwo gusa ari muri urwo rwego rw'ubwiyunge, no mu rwego rw'uburezi Zion Temple ifite ibigo by'amashuri yatangiye, kandi naho twigisha indangagaciro za Gikristo n'ubumenyi busanzwe. Dufite ibigo bitandukanye hirya no hino mu gihugu, uhereye ku rwego rwa nursery school, primary ndetse na secondary, ndetse dufite na projet ikomeye cyane y'ishuri rya université ryitwa Aku Authentic Kingdom University. Nanone dufite ibindi dushimira Imana ku bijyanye n'ubuzima. Nk'uko twabivuze mbere, ubuzima ni kimwe twitaho. Dufite ibigo nderabuzima bituma twita ku buzima bw'abanyarwanda kugira ngo aho turi babashe kubaho bafite ubuzima buzira umuze. Nanone twintervena ku musozi w'itangazamakuru.
dufite radiyo na televiziyo bituma bwa butumwa bwiza dufite busakara bukagera ku bantu benshi kandi ubuzima bwabo bugahinduka. Izo ni impamvu zikomeye. Ariko kandi no muri social ni ukuvuga ni ukubanisha, nibyo natangiriye. Social ifitanye isano na reconciliation, ariko mu gihe habaye ibibazo bitandukanye Zion Temple ifata iya mbere mu rwego rwo gutabara, mu rwego rw'ubufatanye n'ubuyobozi bw'igihugu. Zion Temple irimo hari ibikorwa bitandukanye tugenda dukora. Dufite rero byinshi bisaga nk'uko twabivuze, imyaka 25, iminsi irenga 10,000, ubuzima bugenda buhinduka uko bukeye n'uko bwije. Hari abana bavutse muri iyo myaka, ubu n'abagabo benshi barangana na bamwe bari ahangaha. Ubuzima bwabo bwarahindutse, n'aba authentique. Umusozi wose bahagazeho bajyanaho ubwami bw'Imana. Murakoze. Robert, urubyiruko rwa Afurika haguruka, umwihariko wa Afurika haguruka uyu mwaka banyujije abigisha bamwe b'ingenzi bazigisha. Nanone kubera iki 25 turafite imyaka 7, 27, kuki 25? Ndumva banabajije nanone na message yakiriwe ite, ubutumwa bujyanye no kuba Afurika yakiriwe. Murakoze cyane. Duhereye ku cya mbere, umwihariko w'imyaka 25, ubundi ibiterane byagiye biba bya Afurika haguruka byabaga bifitanye isano n'uko ubuzima bw'abantu bumeze, nk'uko nabanje kubivuga. Igiterane cy'uyu mwaka rero twizihiza imyaka 25, nanone kijyanye naho tugeze. Ndabaha urugero. Zimwe mu nyigisho zidasanzwe zo tuzumva muri iki giterane zaba ari zijyanye n'uruhare rw'Abanyafurika baba muri diaspora mu kubaka umugabane wa Afurika mu buryo butandukanye, muri za sfere zose nk'uko twazivuze uko ari 7. Mu burezi, aho bagiye guhaha ubumenyi, Bibiliya hari iki bivugaho, hanyuma ubwo bumenyi bakabugarura bugakoreshwa kubaka umugabane wacu wa Afurika. Aho bagiye barakora barunguka, ibyo bungutse bagakangurirwa kubyubakisha, kubikoresha kubaka umugabane wa Afurika. Aho bagiye hariho hose bakamenya ko iwabo ari muri Afurika. Ngo amazi arashyuha ariko ntiyibagirwa. Izindi nyigisho zirimo zijyanye n'ubuzima bw'urubyiruko. Bamwe mu bigishwa bahari ni abantu b'inzobere mu guhugura urubyiruko kubaho ubuzima bufite intego, bufite agaciro. Uko tubizi muri iyi minsi hari icyorezo, ngira ngo tutayobewe, kijyanye na abuse y'ibiyobyabwenge. Zimwe mu nyigisho tuzakurikira tuzazigezwaho n'abantu b'abahanga bigisha ibintu bijyanye no kwirinda ibiyobyabwenge, kwirinda ububi bwabyo, ndetse na rehabilitation y'abantu baba barabigiyemo, uburyo bashobora kubivamo, uburyo bashobora guhindura ubuzima bwabo. Hazaba nanone hari inyigisho zijyanye n'umuryango, icyo umuryango uri cyo n'agaciro dukwiriye kuwuha, nanone binyuze mu ijambo ry'Imana. Hari abigisha rero batandukanye. Dufite abigisha 3 bakomoka mu gihugu cya Nigeria. Umwe yitwa Dr. Philip, aba muri Amerika, ni umunyamategeko, ariko yiyeguriye kwigisha, guhugura Abanyafurika no kubakangurira kwitangira umugabane wabo. Dr. Philip Gbin Jesu. Uwa kabiri yitwa Yemi, Pastor Yemi Adefarasi. Nawe umuhamagaro we ni ukwigisha Abanyafurika kwakira inshingano zabo, bagakora inshingano zabo nk'uko Imana ibidusaba. Inshingano zacu nk'Abanyafurika iyo tuzifashe
zizana impinduka transformation mu bintu bitandukanye, mu misozi itandukanye nk'uko bakomeje kubivuga. Dufite nanone abigisha baturuka muri Ivory Coast, Cote d'Ivoire, nabo bazaba bigisha cyane cyane mu gusenga, ubumwe bwo gusengera hamwe, abantu basengera ibihugu, abantu basengera imiryango yabo, abantu basenga umusozi w'uburezi, abantu bigisha abana bakabatoza no gusenga n'inzira y'Imana, kuzana indangagaciro binyuze mu gutoza abantu gusenga. Tuzaba nanone dufite umwigisha w'umuprofeseri w'umudamu witwa Professor Obi Parks, uba muri Amerika, ni umwirabura w'umunyamerika, na mugenzi we witwa Dr. Samuel Hayes, nawe ni umwirabura w'umunyamerika. Kuko twakomeje kubivuga, Afurika haguruka si y'Abanyafurika bari ku mugabane wa Afurika, ahubwo ireba n'abantu bafite inkomoko muri Afurika. Abo rero nabo bumvishije iyerekwa rya Afurika haguruka ribareba, baraza nabo bazaba bari mu bigisha tuzaba dufite, bazaba bigisha cyane cyane ku musozi wa business, ku bintu bijyanye n'ubucuruzi burimo indangagaciro, burimo gucuruza abantu icyambere bacuruza na excellence, ikindi bacuruza bakurikije indangagaciro za Gikristo. Yenda umuntu yakwibaza ati ese gucuruza ukurikije indangagaciro za Gikristo ni gute? Icyambere ni ukuba honest, integrity, ubunyangamugayo mu bikorwa byo dukora. Aha twavuga ko bagaruka ku kintu cy'uko ubunyangamugayo bubuze ku isi, nabwo buracuruzwa. Iyo turebye inkomoko y'ijambo credit muri banking, credit ifitanye isano na credibility, ni ubunyangamugayo. Umuntu akuguriza iyo ufite ubunyangamugayo. N'uyu munsi rero abantu bashobora gucuruza neza ni abantu bacuruza bafite ubunyangamugayo. N'inyigisho zagiye zihindura ibihugu mu mateka y'isi. Aha rero nabo bazaba batugezaho izo nyigisho. Nkomeze bavuze bati undi mwihariko w'iki giterane ku nshuro ya 25 ni partnership cyangwa se imikoranire y'amatorero. Afurika haguruka muri iyi myaka yose ishize yagiye urumva byatangiriye muri Zion Temple, irakomeza amatorero ahangaha, ariko igera no hanze y'u Rwanda, igera ndetse no mu bihugu biri hirya y'umugabane wa Afurika. Aha rero haje kuvuka ubufatanye bw'amatorero yakiriye iryo yerekwa rya Afurika haguruka. Aba navuga ko uyu mwaka dufite abantu benshi cyane baturutse mu matorero atandukanye mu bihugu bitandukanye bya Afurika ndetse no hanze ya Afurika, bakaba barakiriye kandi barinjiye mu bufatanye na Zion Temple na Authentic Word Ministries muri iryo yerekwa rya Afurika haguruka. Tuzaba turi kumwe n'abantu bavuye mu gihugu cya Gabon, abapasiteri, tuzaba turi kumwe n'abantu baturutse mu gihugu cya Tanzania, abapasiteri, igihugu cya Malawi, abapasiteri, igihugu cya South Africa nabo bakiriye iryo yerekwa, batangiza n'ibikorwa bya Afurika haguruka tutanaziranye, kubera kugira umutwaro usa n'uw'Afurika haguruka, wo guhagurutsa Afurika, wo kubwira Abanyafurika inshingano zabo no kubabwira message y'ibyiringiro. Hazaba hari nanone abaturutse mu gihugu nk'uko nabivuze kare cya Ivory Coast, ni ukuvuga ngo hari ubufatanye mu buryo budasanzwe. None tugarutse hano mu Rwanda, undi mwihariko ni uko igiterane cya Afurika haguruka kitazabera noneho muri Zion Temple gusa. Igiterane cya Afurika haguruka nk'inyigisho zimwe zizaba ziri muri Anglican, mu Banglikani, kubera ubwo bufatanye. Nanone tuzaba turi mu bufatanye n'itorero Foursquare. Iyo ntabwo ari Zion Temple, nanone ni ukuvuga ngo ni ubufatanye hagati y'amatorero muri iryo yerekwa rya Afurika haguruka. Nanone n'itorero Calvary, nanone ni muri rwa rwego rw'ubufatanye, kuvuga ngo inyigisho zijyanye no gusengera Afurika no kumenya agaciro ko gusengera Afurika zabera muri Calvary, iza business zibere kuri Foursquare, izijyanye n'umuryango n'ibyerekeranye n'umuryango zibere muri Anglican Church, mu Banglikani. Hanyuma inyigisho zijyanye n'uburezi zizabera muri Universite ya ULK hariya ku Gisozi. Ibyo byose umuntu yabibona mu rwego rwa partnership.
mu rwego rwa partnership no kumva ko Africa Haguruka atari iya Zion Temple. Yego niho iyerekwa ryavukiye binyuze mu mushumba mukuru waryo, ariko birimaze kugera hirya no hino kandi rirakirwa neza. Ikindi kintu nakongeraho kijyanye na appreciation, uburyo zakirwa, usibye gusiga icyo kintu cyo duhuriyeho tukumva ko nk'umubiri wa Kristo nk'amatorero ari ikintu tugomba gufatanya tugakora neza. Navuga impinduka mu bantu. SG yabivuzeho, ibigo byagiye bishingwa, ariko iyo urebye nka televiziyo yavutse muri Zion Temple, muri Authentic Word Ministries, navuga ko ari televiziyo ikurikirwa cyane ya gikristo. Hari naho twagiye baratubwira bati ni televiziyo ya famille, ni televiziyo ushobora kwicaraho ababyeyi bashobora kwicaraho n'abana babo batikanga ngo haraza gucaho ibintu by'urukozasoni, bagakurikira inyigisho zibubaka, bumva ko bakurikira n'abana babo bakurikira. Ubundi iyo urebye umusozi wa media uko wigishwa muri Africa Haguruka, wigishwa ariwo namwe muriho, wigishwa nk'umusozi ukwiriye kujyana amakuru y'inspiringa, amakuru yubaka, amakuru y'ibyiringiro, atari amakuru atuma abantu biheba, amakuru yigisha, amakuru ahugura. Navuga ko iyo nanone ari indi achievement, ikintu cyagezweho mu rwego rw'inyigisho za Africa Haguruka, inyigisho nziza, inyigisho zifasha abantu, inyigisho zubaka abantu, inyigisho ziha abantu ibyiringiro. Yenda ni byinshi umuntu yanyuramo, yenda umuntu yavuga na businesses. Dufite aba businessmen benshi bagiye bavana inyigisho muri Africa Haguruka, bato urubyiruko rukigirira icyizere, nyuma yo kwigirira icyizere bagatangira ibikorwa. Hari abashinze ibigo by'amashuri atari amashuri ya secondaire, university, ahubwo amashuri ari ku rwego rw'isi yose. Hari ikigo kiri hirya ahangaha gihugura abakozi bohereza mu mahanga, bafite ubumenyi bwa software development, bakora ibintu by'ikoranabuhanga. Ibigo hanze bikaza kugura serivisi zabo, abenshi bakajyana abakozi babo. Habayeho n'ikindi kintu umuntu yavuga nanone gifitanye isano n'ibyo, kijyanye na mentorship, aho muri iryo huriro rya Africa Haguruka hagiye hagaragara abantu bafite ubumenyi, noneho bagakoresha urubuga platform ya Africa Haguruka mu guhugura cyangwa gutoza urubyiruko mu buryo umuntu ashobora gutangira business, ntarebe ku mbibi z'igihugu cye, ntarebe ku mbibi z'umugabane wa Africa, akareba isi yose nk'ikibuga ashobora gukoreraho business. Ntarondogoye rero n'ibyo muri make byo umuntu yavuga kuri achievement za Africa Haguruka ndetse n'umwihariko w'uyu mwaka. Y25 none ese Africa Haguruka izabera mu Rwanda gusa cyangwa izajya no mu bindi bihugu? Ubundi imyaka 25 niho hari ikintu gifatika cyo kwerekana. Nk'uko twabitangiye tubivuga, byatangiye ari kumvikanisha Africa Haguruka ku bantu batiringira ko nabo ubwabo bahaguruka. Birakomeza bigera gutangira kubwira abantu amagambo yabaha ibyiringiro ko bashobora gukoresha impano zabo, ko nta nkomyi bashobora gukora, bashobora kwigirira icyizere. None ubu ngubu hari ibikorwa byo kwerekana, abantu batangiye abantu bavutse Africa Haguruka itangira cyangwa batangiye na Africa Haguruka bamaze kugera kuri. Akaba ariyo mpamvu nyamukuru yo gukora yubiri, gushima Imana. Yenda niyo ngingo ya mbere, gushima Imana ko ni urugendo rufite ubuhamya bw'ibintu byagezweho mu buryo butandukanye, yaba ari ku rwego rw'itorero, yaba ari ku rwego rw'abakristo ubwabo, yaba ari ku rwego rw'imikoranire hagati y'amatorero rya Zion Temple n'andi matorero, yaba ari uburyo icyo Africa imaze kuba cyo, ndetse ikaba ari
mu cyongereza dukoresha ijambo point of inflection, uvuga ngo ni ahantu uba ugeze ukongera ukubura amaso ukareba imbere ukibaza ute se 25 y'imbere izaba imeze gute, noneho no kureba ati se ko turi aha ngaha 25 imbere izaba imeze gute. Aho rero ndabararikira kuzaba mu giterane, kumva intego z'imyaka 25 iri imbere ya Afurika Haguruka. Ibyatambutse ni byiza, ni byinshi, ibyo twagezeho ni byinshi, ariko noneho umwihariko w'ubu ngubu ni ukuvuga ngo is recasting, ni ukongera kubura iyerekwa mu buryo bushyashya, kuribona mu yandi maso, mu yindi sura, tureba imyaka 25 iri imbere. Ese izakomeza ibera mu Rwanda, ntizabera hanze? Ubundi Afurika Haguruka yageze hanze, yageze muri Ivory Coast, yageze muri Gabon, yageze muri Afurika y'Epfo, yageze Addis Ababa. Ntabwo kimuka nk'igiterane ngo tugiye kugikorerayo uyu mwaka, ahubwo kibayo muri Afurika y'Epfo, cyitwa VUCA Africa. Igitangaje muri nanone Addis Ababa naho kiba mu kwezi kwa 2 cyangwa 3 ngira ngo, cyitwa Africa Rise. Icyo navuze gitangaje nuko kiba muri African Union, n'abantu bashinzwe bayobora amasengesho muri African Union niho bajyanye igicaniro, niho bajyanye itorero, niho icyo giterane kibera. Cyitabirwa n'abantu bakora muri African Union, umuryango w'abibumbye wa Afurika, kikaba banasengera intego za Afurika z'imyaka 50. Ni ukuvuga ngo ibyo dukora mu mwuka bigaragara no mu mubiri, kubisanisha no kumenya ibigomba gusengerwa no kugira ngo abakoramo bumve ijwi ry'abantu basenga. Navuga ko Afurika Haguruka yamaze kugera mu bihugu bitandukanye. Ese cyakwimurwa kikajya ahandi? Yenda ni ibintu bishobora kuzaba bitewe n'uko Imana yayobora abantu, nuko ibyo bihugu byaba byiteguye kwakira bene icyo giterane. Ariko navuga ko Afurika Haguruka yageze mu bihugu byinshi bya Afurika. Mu mwaka wa 2018 nanone basabye abantu bari babaga muri sekretariya ya Afurika Haguruka kuza gusobanura muri komisiyo ya African Union ibijyanye na Afurika Haguruka. Aha nabibutsa ko 2015 habaye icyo cyiswe Kigali Declaration, cyavugaga Afurika Haguruka n'intego zayo izarizo mu myaka 10. Ubwo mu 2015 zari kuza zikarangira 24 twinjira muri 25. Barazisaba document, barayitanga, banabasaba kuyipresenta, kuyerekana. Bagenzi bacu bashoboye kujyayo barayerekana, basaba ko bakwinjira muri komisiyo ya African Union cyane cyane y'urubyiruko. N'ubu baracyakoreramo. Navuga ko rero Afurika Haguruka yarasohotse igera hanze, yakirwa neza, kuko n'ijwi ry'ibyiringiro bya Afurika ntawe utakwifuza kubyumva no kumva icyo bisobanuye ku buzima bwe, umuryango we, ku gihugu cye. Pastor Barbara babajije ikijyanye n'ururimi iki gitabo cyanditsemo, nanone kandi yabonye amashusho y'abantu kugira ngo yabuze n'amashusho y'abandi, niyo mpamvu yabajije kiriya kibazo kuko ariyo mwahisemo. Ndumva ari ibyo bavuze ku bijyanye na iki gitabo. Yes, iki gitabo content ikigize cyangwa se amakuru akubiye muri iki gitabo yateguwe na Authentic Word Ministry Zion Temple Celebration Center, hanyuma bitegurwa bitunganywa neza na Eclat Publishing, ni nayo yagisohoye. Wenda icyo kintu sinari nanakivuzeho, vuba aha ngaha kizaba kiri no kuri Amazon kugira ngo n'abatari mu Rwanda babashe kukigura kuri Amazon mu bihugu bitandukanye kibagereho. Ni ubutumwa bwacu Abanyarwanda, ni ubutumwa bw'Abanyafurika n'abadiaspora
bamenye iyi nkuru. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, cyanditswe mu Cyongereza kubera ko cyandikwa gitegurwa n'itsinda ryari ribishinzwe muri Authentic Word Ministries, bifuzaga ko icyo gitabo kirenga u Rwanda. Ntabwo cyandikiwe abanyarwanda gusa, ariko cyandikiwe abanyamahanga. Ndahagera. Cyandikiwe abatari abanyarwanda gusa, harimo abanglophone nk'uko mwari mubivuze, ariko Imana idushoboje cyashyirwa mu Gifaransa no mu Kinyarwanda nyuma. Gusa nk'uko mushobora kuba mubizi cyangwa wenda mutabizi, umushinga wo kwandika igitabo, gutegura igitabo ni umushinga ufata igihe. Ntabwo byadushobokeye ko cyasohoka muri izo ndimi icyarimwe icyo gihe, mu Gifaransa, mu Cyongereza no mu Kinyarwanda. Hemezwa rero ko cyasohoka mu Cyongereza, cyane cyane ko n'abantu bazaza kwigisha muri iyi yubile mu by'ukuri ni abambasaderi b'ubu butumwa, bazakenera abenshi bavuga Icyongereza. Dukeneye ko ubu butumwa burenga u Rwanda, bukarenga n'umugabane wa Afurika, ugasanga bene wacu hanze mu bihugu bitandukanye. Ariko gahunda irahari, Imana idushoboje ko cyashyirwa no mu Gifaransa ndetse no mu Kinyarwanda kugira ngo n'abanyarwanda bacyumve. Gusa ururimi rukoreshwa cyangwa se Icyongereza na style cyanditswemo ntabwo ari ururimi ntabwo ari Icyongereza kiri compliqué, n'umufrancophone yagisoma akacyumva mu gihe ategereje kopi ye. Hanyuma ikindi nabajijwe ni book cover, amafoto yatoranijwe kujyaho. Hariho Apostle intumwa Dr. Paul Gitwaza, hariho madamu we, yego twashyizeho madamu we, ariko mu by'ukuri ahagarariye abadamu guhabwa ijwi, munabibonye ndaza kubaha kopi murebe, usibye umwana uriho, ariko abantu bose bariho bafite mikoro. Ni igiterane gihuza abantu bakumva, bagahabwa ubutumwa, ariko tukanifuza cyangwa se tugategereza ko babona icyizere cyo gusubiramo ubwo butumwa. It's a prophetic image in the sense that mu buryo tuvuga ngo ubu butumwa ntabwo twifuza ko busigara aho abantu babicaye, ahubwo babe ijwi ry'ubwo butumwa mu bice bitandukanye aho bisanga, aho bari. Ube ijwi ry'ubutumwa bwo guhagurutsa Afurika mu itorero uyoboye, ube ijwi ryo guhagurutsa Afurika mu bucuruzi ukora, uhagurutse ubucuruzi bwawe, ariko ubucuruzi bwawe burenga u Rwanda, bube ubucuruzi bwo ku mugabane. Nimba ari uburezi, ikigo cy'amashuri ufite kirenge Kigali, ufungure amabranche, cyangwa se ishuri ryawe rirenge Kigali ribarizwe mu turere dutandukanye tw'igihugu. Ishuri ryawe rirenga u Rwanda, rijye mu bice bitandukanye by'uyu mugabane, ariko ubijwi, ubutumwa bumvise nawe ubutware. Dushyiraho rero uyu mubyeyi kugira ngo agaragaze ko ubutumwa bwa Afurika haguruka si ubw'abagabo gusa cyangwa igitsina gabo gusa, ni ubw'abadamu, kandi turashaka ko ari abanyarwandakazi, ari abanyafurikakazi bahaguruke nabo muri izo mbaraga, bahaguruke nabo ijwi ryabo ryumvikane mu guhindura umugabane wa Afurika. Harimo umukozi w'Imana benshi muramuzi, Reverend Dr. Antoine Rutayisire. Antoine Rutayisire usibye kuba umwe mu nshuti za Zion Temple Authentic Word Ministries, Antoine Rutayisire ahagarariye abavugabutumwa batandukanye bigishije muri iki giterane, ndetse yari no muri Afurika haguruka ya mbere yabaye. Yari arimo Afurika haguruka ya mbere yabaye, habayemo ibikorwa by'ubumwe n'ubwiyunge, kwihana, gusabana imbabazi, kubabarira, gusengera u Rwanda. Nk'uko Robert yabivuze, mu myaka ya mbere ubutumwa bwari bushingiye mu kunga imitima y'abantu n'Imana n'abantu ku bandi. Antoine Rutayisire rero Reverend yari ahari, ari mu bagize uruhare muri ibyo biterane bya mbere, ndetse n'ubu agikomeje kuza, n'ubu azigisha mu giterane Afurika haguruka cy'uyu mwaka. Ahagarariye abaspeaker, ariko we navuga ko nawe twatangiranye Afurika haguruka. Hanyuma hariho Dr. Philip Binijesu, ni umu-Nigerian, ahagarariye abanyamahanga batari abanyarwanda bakiriye iri yerekwa,
kandi b'abavugabutumwa bagiye badusura ariko nabo bafite ibikorwa bitandukanye bisunika umugabane wa Afurika n'abanyafurika guhaguruka. Hariho rero n'ifoto y'umwana. Iyi foto y'umwana ni ikimenyetso cy'ejo hazaza, ni indoto za future, ni projection yo kuvuga ngo ubu butumwa si ubw'abantu bakuru gusa, ndetse n'abaza gukurikira izi nkuru zivuye muri press conference bumve ko Afurika haguruka ubutumwa bwayo butagomba kugarukira ku bantu bakuru, ahubwo tugomba gutekereza no ku rubyiruko, abana, abo tubyara, urubyiruko, abo turera, tubatoze gutekereza patriotically, bakunda ibihugu byabo ariko bakunde n'umugabane wa Afurika. Hanyuma ndumva ari ibyo. Ubuhanuzi. Yes, wakoze cyane kubaza icyo kibazo. Ku kijyanye n'ubuhanuzi, abakurikira igiterane cya Afurika haguruka mwarabibonye ko ku munsi wa nyuma w'igiterane akenshi aposo akunda gusengera Afurika, ariko buriya nta nubwo bikorwa mu giterane gusa. Buriya iyo igiterane kirimo kuba, yewe na mbere y'igiterane, reka wenda nsubire inyuma gato, St. Equard Ministries Zion Temple Celebration Center, imwe mu nkingi zayo ni ugusenga, ni intercession. Gusenga ni umurimo w'itorero Zion Temple. Tugira igicaniro cy'amasaha 24, tugira abantu basengera igihugu amasaha 24, basengera umugabane amasaha 24, basengera ibibazo bitandukanye, ariko uwo murongo wo gusenga uhoraho. Rero iyo bigeze ku mwihariko wa Afurika haguruka, igiterane kirimo kuba, kirimo no gutegurwa, hari igicaniro, hari amasengesho aba ariho asengera umugabane wa Afurika, asengera abanyafurika, asengera ibibazo bitandukanye abanyafurika bahura nabyo. Ntabwo higishwa gusa ubutumwa buhagurutsa imyumvire y'abanyafurika, ariko ubwo butumwa bunaherekezwa n'amasengesho y'abantu baba bamaze iminsi batarya batanywa, basengera igihugu, basengera n'umugabane. Birumvikana rero ko iyo hari uwo mwuka wo gusenga no guhamagara Imana, birumvikana ko hari ijambo Imana yavuga binyuze mu bakozi bayo batandukanye, kugira ngo rihe abantu ibitekerezo by'ejo hazaza. Ndimo kugerageza kubivuga, ariko ubuhanuzi turabimenyere ko apotre avuga ubuhanuzi igiterane kirangira, ariko iyo ukurikiye n'inyigisho zose uko ziba zatambutse mu cyumweru, abakurikira neza hari ubuhanuzi bugenda buvugwa n'intekerezo zigenda zivugwa n'abavugabutumwa batandukanye. Gusa umunsi wa closing hari ubwo apotre abijyamo mu buryo bwimbitse. Bimwe rero mu bintu byagiye bivugwa mu myaka ishize ndetse n'ubu bishobora kuzagaruka, ni uko Imana yifuriza ko uyu mugabane usubizwa agaciro kawo nk'uko wari ugafite mu gihe cya Eden. Ndavuga muri make, kuko tuvuze ubuhanuzi byaba byinshi cyane byagiye bivugwa, ariko izo nyigisho zirahari kuri YouTube, hari ibyavuzwe byanasohoye, hari n'ibyo tugitegereje. Imana rero irifuza gusubiza Afurika agaciro kayo. Imana irifuriza abanyafurika kunezererwa ubutunzi bwabo, kandi mu bihe bizaza Imana irifuza ko abanyafurika batera imbere, bakagira ubuyobozi bwiza, ubuyobozi bubifuriza neza, bubatekerereza neza, bubategurira neza, ndetse ko Imana ishishikajwe no kuzamura abanyafurika, ikabongera ubumenyi, wisdom, ubwenge, ko abanyafurika nabo bakomera, kuko abanyafurika nabo bashoboye. Byagiye bivugwa kenshi n'abatari abanyafurika ko ngo Afurika ari umugabane w'umwijima, the dark continent, ariko ntabwo ari bwo butumwa Imana twebwe iduha. Iratubwira ko iki ari igihe cy'abanyafurika guhaguruka. Byonyine n'ijambo ngo umunyafurika haguruka urabagirane, iryo jambo naryo ubwaryo ni ijambo ry'ubuhanuzi, kuribwira umuntu ufite ibibazo by'imibereho, ariko amubwira ngo Imana iravuze ngo haguruka urabagirane. Rero ubuhanuzi burimo, yego, ariko si bwose, kuko bwinshi buri hanze ku mbuga zitandukanye ko bwagiye buvugwa, ariko hari n'ibindi bivugwa. Ndetse no mu giterane turatekereza ko Imana hari ibindi izakomeza kutubwira. Kandi iyo ubuhanuzi busohoye, akenshi abantu batinda ku buhanuzi, ariko ubundi ubuhanuzi burakorwa. We work out the prophecy. Imana ibahe umugisha. Murakoze. Wenda dusa nk'abagana ku musozo, twakwakira nk'ikibazo nka kimwe cyangwa bibiri. Yego, nawe
reka babanze hanyuma uraza kugira Murakoze. maze Jean de Dieu abareshya nsabige.com. Icyo nashaka kubaza ni ikijyanye na icyo mbonye kijyanye na Africa Haguruka Summit izatangira muri igiterane cy'uyu mwaka kugira ngo dusobanure icyo ari cyo bitandukanye na Africa Haguruka n'ubusanzwe hanyuma n'intego zayo. murakoze. Yego. Murakoze twagiranye bashimye kuba muri ubuzima ndagira ngo mubaze ndabona rise and build ni iki mwifuza ko cyangwa se yetse kugira ni iki mwifuza ko Afurika cyangwa se Afurika yubaka ubuhe Imana ibahaye ya mwifuza ko Afurika yubaka ubuhe ikindi nshaka kubabaza ni ikijyanye na mbese umwe mu bahanuzi Apotre Imana yamuhaye niwe muhanuzi bwaba bwarasohoye especially mu gihugu cyacu Soreza. murakoze Kugusoreza. Nitwa Emily Emi. kimwe ndabaza ubufatanye bw'aya matorero atandukanye azahinduka ni ibintu bivuze iki itorero muri rusange no gukomeza ibikorwa. Icya kabiri naho mubona Afurika ku munsi yosezwa imyaka 25 nihe none mubona Afurika haguruka mu myaka ibiri cyangwa aho mubiri. Gatatu mu buryo rero kugira ngo hari bikunze kubivuga cyangwa abandi banditsi mu buryo bwo kwifashisha umuntu mu buryo buri politikali training people politikali ibi iki giterane cya Afurika Haguruka kirasiga umuntu he mu buryo bwuzuye. Hanyuma ndetse ntari bubaze kijyanye n'uburyo bwo kubaka umuryango nyarwanda muri iki gihe mu kubwiriza Afurika ifite ibibazo byinshi birimo intambara birimo ubukene birimo ibiza ariko hano iwacu mu Rwanda cyane ko ari nabwo bibera umuryango nyarwanda murawugenera murawubaka numvisha aho hazatangirwa inyigisho ku burezi ariko dusobanurire cyane muri icyo kijyanye n'umuryango ibindi byo wenda Murakoze cyane. Narizi ngo urabazi icya nyuma none ndumva dutangiye press conference. Reka tubashimire wenda reka mvuge nsabe Pastor Robert gusubiza kuri Africa Haguruka Summit. Ndumva babihuriza hamwe n'icyo yarabajije ngo mbese umuryango nyarwanda murawuha ubuhe butumwa binyuze muri Africa Haguruka ko bifitanye isano n'inyigisho zigishwa ku musozi. Hanyuma Pastor Jerome yatusubiza ku kibazo bivuze iki kubona noneho Africa Haguruka itakibereye muri Zion gusa izabera mu matorero, bivuze iki ku bijyanye no gukorana n'andi matorero, ubwo bumwe bivuze iki, ni ikintu kiremereye. Dieudonné nawe yabajije kuri Rise and Build kuri teme y'uyu mwaka, avuge kuri Rise and Build. Naho ku kijyanye mu by'ukuri n'ubuhanuzi ndagira ngo mbasabe tuzagire ikiganiro cyihariye tuganira ku bijyanye n'ubuhanuzi Imana yavuze haba ari ku Rwanda ndetse no kuri Afurika. Impamvu ni uko yaza gusaba yuko hajya mu ma-archive atandukanye n'ibintu binyuranye, ndetse nibwira yuko abo turi kumwe hano bari baje batiteguye.
Okay. Reka rero tubaho uyu mwanya. Pastor Robert. murakoze. Summit ubundi uko kugira ngo byumvikane ndasobanura uko igiterane kimeze. Hazaba haba inyigisho mu gitondo saa 3 kugera saa 7, inyigisho mu matsinda atandukanye nk'uko twabivuze. Itsinda rizaba rikurikira inyigisho ku burezi bazaba bari ULK, ku idini bazaba bari muri Anglican, kuri idini bazaba bari muri Zion Temple, ku muryango bari muri Anglican, hanyuma kuri business bari muri Foursquare, abanyamasengesho bari muri Calvary. Summit rero ni inyigisho ubundi tumenyereye mu biterane ko haba ivugabutumwa riza n'ububyutse, ariko atari kwiga inyigisho z'abantu bafata note bakabaza ibibazo bagasobanuza noneho bakahavana yenda n'umukoro. Inyigisho rero zo twise Summit nicyo zigamije, ni ukuvuga ngo henda ntange background cyangwa se ishusho y'ibintu. Iyo urebye ku musozi w'idini ifashe ijanisha, bavuga ko ku mugabane wa Afurika abakristo bari hafi ya 50%, hafi ya 50%. Igice cya Afurika kirimo Islam kinini. Noneho umuntu yakwibaza se habayeho ivugabutumwa, niba twemera ivugabutumwa, umukristo akabwiriza undi muntu umwe utari umukristo, ni ukuvuga ngo Afurika twayibwiriza yose. Ariko n'iki gituma ibyo bintu bitagerwaho? Ahari abakora ako kazi si uko twaba tutagakora neza. Nshatse nagarukiraho, inyigisho ku musozi w'idini zigamije kwigisha abakorera kuri uwo musozi, abapasiteri, abayoboye za ministeri, abavugabutumwa, abo bapotre, abayoboye amashuri ya Bibiliya, kugira ngo habeho ivugabutumwa, habeho kwigisha abantu mu matorero mu buryo buri authentic doctrine y'ukuri, kugira ngo itorero rigire impact, rigire uburyo rihindura ubuzima bw'abantu. Aho ni ku musozi w'idini. Twumve rero ko ntabwo ari ukujya kubabwiriza, kuko abenshi baba barimo abari n'abapasiteri. Nayo mpamvu atari igiterane cy'ububyutse mu gitondo. Ndagaruka ku icyo kintu cya Summit. Hanyuma ugakomeza ukajya ku musozi w'umuryango. Ubundi umusozi w'idini niho ibintu byose bisa naho bishibuka. Ni umuntu byose tubyigira kuri uwo musozi tukabijyana hirya no hino. Ni ukuvuga nk'uko ijambo ry'Imana rivuga, turi umunyu w'isi, turi umucyo. Ni ukuvuga ngo bituruka ku musozi w'idini tukajyana uwo mucyo, tukajyana uwo munyu ku misozi itandukanye. Tugiye ku musozi w'umuryango, kubaka imiryango dukurikije indangagaciro za Gikristo, twifashishije indangagaciro za Gikristo. Nanone hazaba hariho muri izo Summit kuganira umuryango usobanuye iki, inshingano zacu ni izihe ku bagize umuryango. Umuryango ubundi traditionally haba hari umubyeyi w'umugabo, umubyeyi w'umumama, abana, abo bavindimwe, umuryango mugari, yenda aho abagiriwe ubuntu, bafite ba sekuru, bafite uwo muryango. Umuryango ubundi usobanuye iki? Umuryango ni gahunda y'Imana. Umuntu ntabwo yisanga mu muryango par hasard cyangwa mu buryo bw'impanuka. Haba hari impamvu aba ari muri uwo muryango. Urimo ararerwa, hari icyo usabwa, hari n'icyo utanga mu muryango. Bibiliya ibisobanura neza. Izo nyigisho rero zizaba zihari. Nanone tuvuze kuri Summit, twiga abantu basobanukirwa, basobanuza, babaza ibibazo, twumva agaciro ko kubaka umuryango ushingiye ku ndangagaciro za Gikristo. Umuryango ni design, ni ikintu cyashyizweho n'Imana. Ariko nagira ngo yenda aho kugira ngo twumve neza icyo izo nyigisho ziba zigamije gukumira, naho umuryango ugeze ku munsi wa none.
iterambere ryitwa iterambere riragenda riza risenya umuryango, aho uwo muryango wo twari tuzi cyangwa uwo Bibiliya itwigisha uwo ari wo, iryo terambere riza riwutesha agaciro, ritesha agaciro gushakana k'umugabo n'umugore, ritesha agaciro kurerwa inshingano zabo mu kurera abana, ritesha agaciro ibintu byinshi cyane bijyanye no kurera no kubungabunga umuryango kugira ngo havukemo abantu bazima. Ikibi cyabyo nanone tutakirengagije, nanone usibye mu idini no mu muryango aho tuvuka benshi, yenda twese, iyo umuntu yagize uburere bubi birakurikirana, turabizi, bikurikirana umuntu uburyo azabaho ndetse n'uburyo yitwara. Ni ukuvuga ngo ababa bazakorera ku musozi wa bizinesi w'idini n'indi misozi y'uburezi n'ibindi, iyo mu muryango batahawe ibyo bagomba guhabwa, batarezwe neza, muri make bavamo abantu batuzuye, bavamo abantu bakora ibintu mu buryo butandukanye n'uko bagombye kubikora. Ni ukuvuga ngo haba humvikanishwa inyigisho zijyanye n'uko umuryango ukwiriye kuba umeze. Ni ibintu abantu dukwiriye guhugukirwamo kandi tukamenya n'ibirwanya n'imbaraga zirwanya umuryango. Nanone dukomeje ku musozi w'uburezi, uburezi dusangamo ubumenyi, ariko nanone hari ibibazo bihari mu burezi. Bya bintu twavugaga biduhiga, bisa n'ibizana n'iterambere, bisenya umuryango, byangiza urubyiruko, akenshi biza binyuze mu burezi. Mu burezi ntihaboneka ubwenge, ariko ijambo uburezi ni ijambo riremereye cyane. Ni ukuvuga ngo biha isura cyangwa bishepinga umuntu uwo ari we, imitekerereze ye, ibyo azi gukora, uburyo abikora, indangagaciro, ibyo kirazira kuri we, ibyo yagomba kwirinda, nawe bikamuvanamo umuntu wuzuye. Nanone muri izo ni ukuvuga ngo muri iyo summit haba hari kwigisha uburezi bwiza, uburezi bujyana n'indangagaciro, uburezi burimo indangagaciro. Indangagaciro nta handi tuzivoma, ni mu Bukristo, ni mu ijambo ry'Imana. Muri make summit ni muri ubwo buryo, tuba dusesengura, tuba dufite abigisha beza bakigisha, hakabaho kubaza ibibazo. Murazi iyo umuntu ari mu giterane avuga ubutumwa, ntabwo bamubaza ibibazo, avuga ubutumwa bw'ububyutse, ariko ntabwo haba igihe cyo kubaza ibibazo ngo umuntu amusubize inyuma ati hariya ahantu wavuze gutya washatse gusobanura iki. Aba ari umwanya rero aho abantu biga batuje, bagasobanukirwa, ndetse kugira ngo byumvikane neza hakavamo n'umukoro. Turize, tugiye gukora iki? Ibi bintu byo twize twabishyira mu ngiro gute? Noneho kuri iyi myaka 25 abantu babibaza ati se ibi twabishyize mu ngiro, ariko ahangaha byarakoze, aha byagenda gute? Nanone hakaba reflection. Bifuje ko ngisanisha na yego holistic approach. Hari no wavuze ati Afurika haguruka, way forward, cyangwa nihaguruka bigende gute? Icya mbere ni iterambere rya Afurika. Afurika ahangaha twese ntabwo twirengagije amateka ya Afurika n'ibirimo n'amakuru twumva umunsi ku wundi, agaciro k'Abanyafurika. Afurika nubwo tuvuga ngo turakize ku mutungo kamere, imibare n'ubushakashatsi bugaragaza ko Afurika ariyo igifite ubutaka bunini cyane bushobora kweramo ibiribwa, ishobora kugaburira n'isi. Ibihugu bimwe bya Afurika bavuga ko ibihugu nka 2 bishobora gutanga umusaruro ushobora gutanga ibiryo ku isi, ariko tukanga tukaba bakene. Nuko ngo cyane cyane bigana icyambere ko tutafite ubumenyi bwo kubyaza umusaruro umutungo kamere wacu. Ikindi cya kabiri, gukandamizwa byahereye kera igihe cy'ubukoroni kugeza n'ubu, aho usanga ibihugu bidafite uburenganzira ku mutungo wabo, badashobora gukora ibyo bumva ko ari byo bikwiye, byo bagomba gukora. Afurika haguruka rero tuganisha aho ngaho, aho tugomba gufata inshingano zacu, aho tugomba guharanira ibyacu nk'Abanyafurika, tukabihagararamo neza, tukubaka ubushobozi bwo gushobora kubyaza umusaruro
umutungo wa Afurika, ubwo ni abana b'Abanyafurika. Ni nayo mpamvu harimo ya element ya diaspora, aho bagiye bakiga iby'ubuhinzi, bakiga ikoranabuhanga, kubigarura bikagirira akamaro Abanyafurika, ibintu bikatangira gukorerwa muri Afurika, hakaboneka utuzi mu Banyafurika, kuko Afurika yagaragaye nk'ikiza ibindi bihugu, yo igakomeza gukena. Ibyo biterwa n'iki? Niba ijambo ry'Imana ritubwira ngo twese twaremwe kimwe, turuzuye, turi abantu bafite ubwenge nkabo, no mu mashuri tujyayo tukiga tukabarusha, turabarusha tukabona amanota meza, ariko birapfira hehe? Icyo ni ikibazo kigaruka cyane cyane mu nyigisho za Afurika Haguruka, kandi ni nayo ntego kugira ngo abe ariho tuganisha Afurika. Ni ukuvuga ngo ni ubuzima bw'Abanyafurika, kwakira inshingano zacu nk'Abanyafurika. Murazi abanyabwenge b'Abanyafurika bakorera hanze y'umugabane wa Afurika kubera gutakariza icyizere umugabane wabo, bumva nta mahirwe ahari, bumva batamererwa neza, ariko ibyo nyine ntabwo, ibyo ni Afurika Haguruka n'ibyigamije kugira ngo isubize inyuma, to reverse it, kuko ngo gusubiza inyuma abantu bumve ko Afurika hari ibyiringiro, ubonye ubumenyi, wungutse ikintu, yumve ko yakigarura akagikoresha kubaka umugabane wa Afurika. So holistically ni ukuvuga ngo turareba ubuzima bw'Umunyafurika, imibereho ye mu muryango, mu myizerere ye, uko akora business, mu myidagaduro. Turabizi abakinnyi b'Abanyafurika bakinira mu maklub akomeye cyane, ndetse ntabwo ari amaklub, bakinira n'ibihugu. Ugasanga igihugu nka France gifite abirabura aribo bagize equipe nationale, ariko wagaruka ugasanga none France ijyanye igikombe cy'isi, ahangaha ntacyo tunagerayo no hafi ya finals. Aho umuntu akibaza se ikibazo kiri hehe? Ngo no guha agaciro impano zacu no kuziteza imbere, ibyo byose bikubiye muri Afurika Haguruka n'icyerekezo cyayo. Urakoze. Urakoze Pastor Robert. Pastor Jerome, bivuze iki kuba Afurika Haguruka noneho iri irakorerwa muri aya matorero barane atandukanye ndetse na ULK, bivuze iki mu biro ya Kristo mu Rwanda? Murakoze. Mu by'ukuri iyerekwa cyangwa se umugambi w'Imana wo guhagurutsa Afurika ntabwo ari uw'itorero rimwe, ahubwo n'uwo umubiri wa Kristo. Kandi umubiri wa Kristo ugizwe n'amatorero yose ya Kristo amwemera nk'umwami n'umukiza we. Ni muri urwo rwego rero Afurika Haguruka igenda iraguka gute? Mwabyumvise ko uretse n'amatorero yarenze ibihugu n'imigabane, byayerekwa rimwe Abanyafurika y'Epfo bararihawe, muri Ethiopia bararyakira. Ariko reka mvuge by'umwihariko ku bijyanye n'umubiri wa Kristo. Iki ni ikimenyetso gihamya yuko Afurika Haguruka buri wese yumva ko ari iye. Iyi ni ownership, kumva kuko intego zayo ziratureba twese nk'umubiri wa Kristo. Icya kabiri, iyo habayeho ubufatanye, ubumwe n'imbaraga, twese turijwi, ariko iyo duhuje, ijambo ry'Imana tuvuga ngo babiri iyo bahuje umutima, ijuru rirakinguka, kandi ababiri baruta umwe. Kuri twebwe rero kuba imiryango ikingutse, amatorero yandi duhuje kwizera, ndetse n'umusozi wa education muri ULK ariho tuzakorera, nuko aho ari ku musozi koko w'uburezi. Rero ndumva Afurika Haguruka igenda ifata indi ntera kuri twebwe, nicyo bisobanuye. Icya kabiri nuko Abanyafurika by'umwihariko itorero umubiri wa Kristo wumva neza, kuko iyi ari inshingano, ni umugambi w'Imana, ni inshingano niyerekwa ku Banyafurika, by'umwihariko umubiri wa Kristo ari ryo torero muri rusange. Murakoze. Urakoze Pastor Jerome. Reka nshimire nanone
abavandimwe b'abanyamakuru mwese muzi